w'uyu muhungu uyu mugabo w'umukobwa babyaranye yaramusimbukiye ngo aramuniga aramukubita induru ziravuga wa mumama atanye nyine umumama actually uyu mugabo nyine umugabo uyu mugore atangira kugira ute kujya gukiza mushikiwe ajya gukiza mushikiwe uyu mukecuru aravuga ngo uri atangira gutuka mu uri ndaya uyambe benya kwererere ngoramo atangira kuvuga ibintu byinshi wa mukobwa yavamo iki ngaramuzitura aramukubita noneho bongo bajya guhugira mu gukiza wa musista wa muhungu wa mugabo w'uyu mukobwa yicaye ese bizongera kuvuga story yes. Hi guys, how are you doing? Amazina yitwa Debbie, niba rugambira mbonye, niba turugambira mbonye. You know what I do here? To all people bamaze amezi 6 banyandikiye, ese bizongera kuduha story. Ese bizongera kuvuga story yes. Nagomba kuzongera kuzibahereza. I hope this is Sunday. Mwese nize ko mwagize umunsi mwiza ku cyumweru and I love you so much guys. Yes, you are welcome. Sunday story time. You are welcome. So, rimwe na rimwe njye mbona ikintu story nkavuga se bano ntago bari kumbira. Cyo tifite ati ni Nigerian stories. Akarezo ari kumbwira. I don't believe it. Hey, so you're welcome back. Hey, story umunsi meza gutya. What can you do? Uramutusanze mother-in-law wawe cyangwa nyoko bukwe umubari kumukubita ari gukubitwa n'umugore w'umugabo wawe wa kabiri. Guys, okay. Let me calm down. I'm even hungry. Tarya narira. Ndi kuri regime niyo mpamvu sigaye imeze gutya. Guys, you're welcome. So icyo ngiye kubabwira kimeze istori ngiye kubazanira imeze gutya nandikiwe n'umugore arambwira Debbie ndashaka kungira inama mpose gusanga mother-in-law wanje ntuzari kumukubita umugore w'umugabo wanje ari kumukubita ariko nanone nanze kubyivangamo kwa ko buno buzima ndabyumva pe ndamwumva pe nubwo ntamukunda ariko ndamwumva 100% kuko nanjye buno buzima nemburambiwe. So story time. Yambwa ati ndi umukobwa ntabwo nakuri i Kigali. Naboneze muri Kigali nakuriye mu cyaro pe. Ndi umukobwa witonda ngiye nashakanye n'umugabo wanjye pe nta n'umuhungu urankoraho nta n'umuhungu uransoma. Dushakana nkiri muto afite imyaka 20 umugabo wanjye afite imyaka 35 yanashaka imyaka 15. Turangije arambwira ati ndagukunda n'umutima wanjye wose I want us to be together. Umugabo wanjye w'icyo gihe yari umutipe ufite akazi keza mbona nyine ari akazi kadutunga turi babiri and everything. Yamaze kunshaka rero turazana uyu mugabo mana Debbie yanciye inyuma. Reka mvuga ukuntu bahuye by the way yes kamvuga ukuntu bahuye ati rero twahujwe na shangazi wanjye nyine uyu mukobwa yaraziranye na nyina w'uyu muhungu baziranye ngo babana mu kibina iyo waba mu cyaro babana mu kibina bamaze kubana mu kibina arangije ngo aramubwira atari kumufite umuhungu gushaka byaranze azwiye ka 35 yarubatse i Kigali afite imodoka afite akazi ndashaka kumushaka n'umugati se ko mfite umunise wanjye ngo shanga umwana mbere ye shanga witonda wifite imyaka 20 mwamumwihereye akamushaka anje avuga oya ati nacyo nzabwira umuhungu wanjye icyambere rero njyayo nabanje ati uwo shangazo wanjyana yanjyanye tugiye mu misa ntazi yuko ngene ngiye gura n'umukecuru ugomba kunshakira umugabo ariko papa wanjye yarabiza ariko mama wanjye atabishaka ko umwana wanjye cyane muto mureke yige ko yarangize secondaire aranje amubwira ngo ya ati uri umuhungu ufite inzu nyine umukora kera ababyeyi bakera babaga bameze kandi kera bagiraga abantu babaranga urumva ngezeyo uwo mukecuru arandeba ati naga kuba keza gato gaco kinzobe nyine keja kagaturika kitonda nyine nari umwana mwiza pe nanjye ubwo nge I know ko nitondaga. So ikintu cyaje kuba rero nagezeyo mu marandeba nyine nkanyambona nyishimye ariko kunsanga ati mana we uri keza ibikini biki ati rero naje twangiye gushangazanya urundi yindi ku cyumweru yindi misa yaje kuyuta yaje kundeba ati rero tujye mu misa atase kuzugaza kundeba ati nakunda umwana wanjye yakunda kujya kuri misa ya mbere ariko gushangaza kamuga ati turagera muri misa ya kabiri bakagenda muri misa ya kabiri bagera ku kiliziya wamushaka aje ko nabona wa mama ari kumwe n'umuhungu we ati naramubonye pe yari umugabo wanjye umugabo mwiza yari umugabo mwiza umuhungu umeze neza muremure nyine ufite igihagararo muremure n'urungo yarasekaga pe yarasetse ndamureba ndumirwa ndavuga ati yarasetse aramwenyura ndavuga ati mana ati nsekoye niyingejeje hano ati ubundi yatarasekaga kuri ntanamwaramutse nari uyu imico mibagira ninsekoye nano bihuriye niko uyu mugore yanyandikiye.
so kimara gushakana rero ati yaraje atangira kuntereta akani mu nkambiro wangure telefone kamatushe ka kera gatoya amaze kuntereta arambwa ati nyine ashaka ko tubana ati kandi ikindi iri kuri codingara cyangwa mwakombize ruva umukobwa ati cyo ntago ari ikibazo kuko nanjye ubwanjye nakuze nyine n'inyabakobwa and everything umuhungu arambwa ati nta kibazo teraje dupanga ubukwe ati ubukwe bwacu bari nk'abantu beza abahungu beza abakobwa beza ati nyine mbona ngiye kuzaba nk'umwamikazi ankunda nkorera ibiki byose. I think I remember. Yes, arangije nyine ubukwe bwatiti bwacu bwari bwiza pe. Tinakoze ubukwe ku buryo n'ubu ngubu ashangazi wanjye na mama wanjye bicaye iwacu mu cyaro aravuga ati mukobwa mwiza wacu. Tiva. Tiwarashatse pe. Ati rero gushaka kwanjye ati nabanje kubana na Mabukwe. Ati nkimara gushaka twarabanje tuzi Kigali ngeze Kigali sanga inzu umugabo wanjye ari kubaka ntago iruzura kandi nari nefite imyaka 20 nshaka kwiga kaminuza ngira umugabo wanjye ndambwa rero ndashaka kwiga kandi nshaka kwiga rero ati ngewe urumva aturabona inzu yabo nyine yari taruzura bari kubaka ni Kigali ari inzu ya etage nyine urumva nyine atwaye amafaranga menshi numva namwe ari gitinda kuzura and everything urumva hamwe ati rero ugenda ubana na mama ubanze ujye kwiga muri UR ati namaze imyaka 4 mba kwa Mabukwe muri yo niga Butare atariko niho hantu nabaye ubuzima bubi bwa mbere bubaho ati Mabukwe yarandeba gate ati so umuhungu wanjye katize nta kurihira ko tize nta kurihira kwiga se bizakumarira iki ati nari umukozi wo mu rugo urumva nkajya kwiga nava kwiga nkaza nkajya kwahirira inka ati wacu kwa dutuye nko kuwundi musozi umwe ashaka sinzi nyine uri nko kuvuga ngo umwe atuye nk'igikondo undi atuye nka Kimi uwa baratuye nka Kimironko ati urumvaga ndushye nabwiraga mama ati Mabukwe nyine hamwe ati ndashaka kujya gusura mu rugo umve ngo ubuzima nari mbayeho bwa rwo gusaba uruhushya umugabo wanjye akaza yamara kuza nyine akaza kunsura yamara kuza kunsura nago twararanaga iyo aza kunsura ntabwo twararanaga byasabaga yuko buri bukenge kujya ku ishuri akanshyira mu modoka tukagenda tugaca kuri hoteli runaka tugakora ibyo tugomba gukora ati kandi naramukundaga pe nabaga mukumbuye naramuhamagaraga kenshi akankunyita abandi basera urugo nashatse n'ibwoko ki ariko nyine nkaguma mvuga ati wasanga ariko nkiga songa ariko nkibana na mama wiwe ati rero icyo gihe niga mu wa gatatu umukobwa nyine amaze kwiga mu wa gatatu yarabonaga nyirabukwe urumva ko nyirabukwe nyine yerera ababujije aravuga ati gukorera ibintu mu rugo rwanjye nako byemewe yaba umwana ashaka yamutamashaka nako byemewe umukobwa ati ibintu byose yakoraga yaratekaga akoze ibyombo yakoraga nyine akazi kose ko mu rugo nyine umuhungu akazi yakunda kuva muri weekend akamufata akamujyana ngo kandi rero ko babikoraga muri weekend yose yamaraga ari kumwe na nyina baganira nyina ari kumuregaho ibikobwa ntagaze gukora isuku wagira ngo ntago yarezwe ibigambo byinshi urumva uyu mwana bashatse umutipa mu myaka 15 n'umwana ukiri muto wiga muri kaminuza kiga mu gatatu rero nyirabukwe ngo aramaze igihe ngo se ngo umuhungu wanjye ashana umuntu wese agutwara akajya kurongorera muri ama hoteli ko abagore bara ngo muri ama hoteli ahenze kugenda ntusamira uri ingumba urumva nyirabukwe ati yamujyanye ku mavuriro yose y'Butare CHIB whatever ajya kurira ku impamvu umukobwa adatwite umukobwa ati ntabwo bishoboka mbwira gute umukobwa yiga mu gatatu arangije aza gusama amaze gusama bwiro umugabo araza amaze kuza umukobwa musanga mu cyumba cy'abashyitsi umukobwa afite icyumba araramo icyo cyumba araragamo ati naraga kuri matera ibaze ko nashatse umutipe ngo nzingo umukire mukunze mbona umuhungu mwiza cyane naraga kuri matera irari imvuna imbavu zirazivunika umuhungu we yaza akarara mu cyumba cyiza mu yari amutegura icyo cyumba ntemere kukinjiramo mu gihe umuhungu adahari nakijira babo ngo kiri cyumba cy'umuhungu wanjye gisokemo badakosha no kwakora jigijigi mana yande please lord have mercy on me urumva umukobwa yangije ambwa sasa ikintu cyambere ugomba gukora arambwa ati ngewe niba ati nyine amenya ko atwite umuhungu arishimye cyane ko umuhungu yari kuza imyaka 40 yari afite 38 arambwa ati ndakoze kuntwitira ashima Imana nyine aranezerwa arambwa ati niba ushaka ko nzabyara baba uyu mwana simukuremo ikintu cyambere ugomba gukora ugomba kumvana kwa mama wawe kandi ntabwo nzareka ishuri kuko mama wawe yangize umukozi we aravuga ngo yani nyoko uko aragukunda nta gahunda kandi rero waragukunza kunshakira yaramushatse ko narakana yashakaga umuntu wo gufatirana please get me out of this house umugabo yaraje
abibwira nyina ngo ashaka kwigira indaya, ashaka kwigira ikirara, ngo njye mubona n'abahungu bigana ubutare baravuga man ibintu byinshi aramugatoya aratwite niyo yababikora reka dutuze duceceke nta kibazo. What's going on? Is it working? Urumva aramubwira ati aratwite uko byabimeze kose you have to shut it. Mama waragiye amushakira inzu, baragiye bamushakira inzu. Iyo nzu bamushakiye ni nyina w'umuhungu wahisemo. Ibintu byose baguze byo mu nzu nyina arabirebaga ngo ibi niyo mugurira ngo nanjye urabingurira, ibi niyo mugurira nanjye urabingurira, ibi niyo mugurira nanjye urabingurira. Aravuga ati aha cyamere no guceceka. Araceceka arabyihorera barabimugurira atangira kubana navuga ati rero indi maze kugira aravuga ati ntabwo nafatanya akazi ko mu rugo n'ibikuyitaho n'ibiki byose ndafite umukozi. Arangije umuhungu nta wundi muntu hamagaye nyina nshakira umukozi agenda ajya iwanjye abayita ku mugore wanjye kwa kurabona umugore wanjye ari kwiga agomba kurangiza uyu mwaka and everything. Yavuga ati nadefanze indigera mu kwaha ari nkuru cyane. Urumva rero ati icyo gihe rero ati yanzaniye nde mubyara we, yanzaniye mubyara wande w'umuhungu niwe nyina yamuzaniye aza kumubera nk'umukozi. Ati reka mubwize ukuri ati uyu mukobwa aranjujubije. Ati mbyara yambwiye ati mbyara yabyaye abana batatu yabyaye impanga eshatu yabyaye triplet yabyaye impanga eshatu yabyaye impanga eshatu cyo cyambere umukozi yamukoreye bahashye isombe baha ibintu byose ntabwo yigeze abiteka. Byasabye ko umugabo uturutse i Kigali ari buza akajya guteka nyina n'umukozi bicaye aho ngaho ngo bamutekeye igitoki kirimo ibishyimbo. Umuntu bakubyara abuzukuru batatu ariko mana muri abagome. Urumva arangije aramubwira sasa ikintu ahageze umugabo arabirebye nyine nawe atabona biteye ubwoba ahita umugabo yinjira mu gikoni. Mama ngo we umwana nyina akinjira mu gikoni ajya yabwira wa mubyara we ngo agire ute agenda ajye mu gikoni. Wa muhungu aratongana cyane avuga ati na soni uyu ni umugore wanjye yabyaye abana banjye batatu nta kurumwa ngo nabino bintu. Waranje ngo nyina ngo aravuga bahagaze muri salo umukobwa ari konsa abana umwe afite umwana ndafata afite na papa. Namwe ati uyu nikomeza se ko arabawe niki njye sinababyaye nabashikiwe nabande bose ko nigeze mbyara abana batatu ubu ni wowe uvuye mu byara abana batatu nta abana batatu baba mu muryango we wacu. Ati kandi nuko mbizi ni wabo ntawo uhaba atabwa azatubwira abana yabakuye. Ati umukobwa yarabirebye nabyaye ati yumvishe neza hano bari bamubaze hongeye gucikamo. Ati umugongo wahise ucika ndavuga ati abwira iryo joro umugabo waza kumurira mu cyumba aramwihanganisha ambwa so sorry wakoze nyina yaramuhembye pe ambwa ati yaramembye angurira akavuatiri ka korora. Urumva angurira akavuatiri ka korora aramuhemba nyina muhemba aramuhemba cyane pe aramuhemba akimana rero kumugura imodoka nyina arasara aramutuka aravuga ngo nta soni ngo uramugurira imodoka bashiki bawe hari n'umwe wagura imodoka iri bashiki bawe ntibari hano umva aramutuka aramwandagaza. Nangije umugabo rero aravuga ati sasa uyu mugore wanjye ntabwo namugumisha hano hantu inzu yabo ngo rimaze no kuzura bameze neza umukobwa yaradefanze atagomba kujya ku ishuri. Umukobwa rero bigira amahirwe yari umuhanga yarangije kwiga Butare ari company imushaka hano kuza kubakorera nyine yakoraga yize ibintu bya mining nyine ibintu sinzi company yamushaka ikora mu bintu bya mining by'amabuye y'agaciro. Urumva n'ubu ni hakora yamwenga amaze imyaka hafi 17 yego akirangiza abana b'Kongo bafite imyaka 17 cyangwa 18 something like that. Yes urumva uyu mama ni mukuru n'umugabo n'umusaza. Arangije arabungaye sasa nabonye akazi nyine baramwanikiye bamusaba kaza aravuga ati ndi muri maternity leave mfite umpinja ntabwo nazambwa ati nacyo tuzagutegereza uzaze dukorere akore n'umunyamahirwe by the way. Yes arangije rero umugabo akibyumva aramwara sasa kuva wabonye akazi kandi karakazi kaguhemba neza nta kibazo wawuze nta kibazo ngiye tuzajya kuba hehe i Kigali niko kumuzana i Kigali. Ati umunsi wo kwimuka nyine ari ibintu byabaga mu nzu baraguze Butare bashaka kuza i Kigali basanze mama we mu gitondo ngo yagiye kubyuka afunguye inzu nyine urumva afite impinja abantu bari kumupangira ibintu asanga mama we ahagaze hanze imbere mama Nyirabukwe ahagaze hanze imbere y'umuryango. Urumva imbere y'umuryango w'inzu y'umuntu uze y'uwo mugore
ari kumwe n'umuntu ngo uje kugura ibyo bikoresho byo mu nzu ngo amafaranga arayakeneye umuhungu afite amafaranga azagura ibikoresho i Kigali aramubwira ati ibyo ntabwo bishoboka hari ibintu byo dushaka gutwara nk'intebe bafite intebe nziza amateleviziyo n'ibyo byose urabijyana ntabwo ushaka ko tugera inyino jiro urankanze wa mwana imashini iri hano iri muri salo iri mu cyumba cyanjye urumva arambwira rero ntabwo nshaka kuzagura ibindi ahubwo wowe ntabwo bakugurira ibi ngibi byitwa nyine umugabo yarambwira ati nyine umva kubaka n'ibyo cyose namugiye gutwara amafaranga ambwira ati ibyo bintu turi kugura ni nabyo tuzajyana muri iriya nzu cyangwa ngo nyine araza aravuga ati oya umuhungu arangije araza nyine abirebye aravuga ati oya mama mwihorere tuzagura ibindi ati baraje n'impinja bageze mu nzu bafitemo igitanda nyine umugabo yararagaho muri iyo nzu ntabwo inzu nyine yarashyizemo ibintu byose yari afite igitanda yararagaho urumva afite n'utundi tuntu tuke nyine two mu nzu mu gikoni n'iki byose muri salo nta kintu kirimo harimo intebe imwe umugabo yicaragaho urumva ahageze rero ati byaba ngombwa ko batangira nyine kongera kugura bushyashya akigera Kigali yumvisha rero aruhutse mu mutima avuga ati okay kuva ntakibutare kuva ntakiba hafi y'ura mukecuru amahoro azahinda urumva ati ikintu cyatangiye kubaho ati nabashiki biwe bankundaga bashiki umugabo wanjye bankundaga batangiye kutongera kumvugisha umwe muri bo wabaga n'ubundi ngo ajya kujya kumusura umunsi umwe agiye kumusura baranyina aramutekera mama arateka n'ibiki byose ageze ngo amuhe ibiryo aramubwira ngo oya ngo mama yarambwiye ngo uraroga uko ngo mama yarambwiye ngo uraroga ngo sinkarya ibiryo byawe kuko mbona musaza wanjye waramuroze amwe asamuroze ati musaza wanjye namuroze gute urumva ati sinzi ikintu cyanjeho ati amahane sinzabona yakuye urumva sinzano yavuye bwaramaze kugira nk'imyaka 25 arahaguruka arambwira ati mva kumbwire ushobora kubundi utari kuri kigorye umusaza we naramuroze ari nge na mama wawe ninde wirwe uyagajye umpiga ngashaka ko mbana n'umuhungu we ninde ari nge namwe ninde making ashaka ko umusaza wanyu iteka ryose dufitanye ibibazo ninde making ashaka ko yabeshyeraga ngo abana ngo saba musaza wanyu si mama wanyu hanya byo cyane ambwira ngo umva ngo urugo ngo nta kuzarubamo mushiki umwe ngo ni nacyo cyari kinza yenje kuvuga ngo urugo nta kuzarubamo ngo ushobora ko barabye abana batatu ngo ukajya uvuga ngo wese ngo munasa ngo ukavuga ko ari abamusaza utabizi ko atari abamusaza wacu turabizi ko atari abacu abari abana zabashakira papa wabo kuko umusaza wacu agomba kugaruka muri famille yacu ibaza aravuga ati karabaye noneho ati naratashye umugabo yaratashye ageze mu rugo aza yarakaye hahandi kandi rero mutegereje namugati ndashaka ko tuvugana utahe kare ati yatashye kare atari ko taha yarakaye ubwabo urakaye neza mbona buteye ubwoba agera mu rugo arambaza ngo ni gutubwira mushiki wanjye birabi namwe namubwiye iki ngo wamubwiye ngararuga namubwiye ngararuga cyangwa ngo yamubwiye ngo nyina araruga amwe ati cyangwa yambwiye ngo mama wanjye yaravuze ndaruga ngo narakuroze ngo niyo mpamvu wankuye utare ngo ukabunyemerera gukora nk'umugore ko yambwiye ngo ngibaze ngo umusaza wanjye ngo utareme ngo nabashiki ngo natwe yangaga ko dukora ngo nayo ngakwemera ko ngukora ngo twebwe wumva ngo umusaza ngo ntiyakugura a lot of nonsense. I hate this bullshit. Arambwira ati bro mushiki yambwiye gutya n'umukozi wacu yumvaga tumuhamagare afite umukozi w'umuhungu araza ngo sebuje arimo azabiyenze gutaramusobanurira ayimusobanuriye umugabo nyine arabyumva aravuga ati sawa bwarakeye afata umugore we n'abana be batatu abapakira mu modoka aravuga ati ndashaka ko tugenda iwacu bajya iwabo bageze iwabo umugabo aramubwira bagizeyo binjiye baraza bakira umuhungu wabo n'abuzukuru we nta kintu na kimwe cyo kurya bamuhaye bafashe wenda nk'amata cyangwa nyine bafashe amafanta yo kwakira bahereza umuhungu wabo abana batoya bafite uwo mama ntagira n'ikintu na kimwe bamuha umugabo arabaza ngo yise ngo igikoni se ngo bibaho kiba arakizi twese kuturusha umugore arabirira aravuga ataha this is crazy here. This is crazy. Hagati Debbie nashatse nzi ko uyu mukecuru ankunda azantitesha nkuko ajyaga bimbwira atari ko icyo gihe none natangiye kubona kanyanga bazana ibiryo ku meza ibyo byansekeje ngo bazana ibiryo ku meza
icyo gihe nyine kibara kugenda umwana w'umuhungu yarahagurutse aragenda afata fanta nyine ahantu zari ziri wenda mu gikoni cyangwa ahandi hantu ataramo fanta ya orange azanira umugore arayimufungura arayimuhereza. Amaze kwimuhereza niko kubicaza rero mama wabo aravuga ati mbere ko tuvuga reka tujye ku meza. Bageze ku meza ati hariwe abo bana batatu mama wabo na bashiki be babiri kuko ngo wabo bafite bashiki be babiri nawe ubwo ngo bazana amasahani habura mu isahani yiwe Lord urumva arije avuga umugabo aranje afite isahani yiwe arayimuhereza nyine umugabo afite isahani yiwe ahereza umugore uzwi muhereza warahaguruka ajya kwizanira indi sahani. Urumva ni kabiri bibaye bamwimye icyo kunywa akiza bamwimye ni sahani yo kurira kandi bose bicaye ku meza imwe. Wow urumva ati umugore rero nawe ntago yariye yabanje afata abana barabagaburira amaze kubagaburira kurya biramunanira nyine avuga ntago bino bintu byo kurya nabishobora pe abantu banyimye ibiryo ngiye kurenzaho ndye oya reka mbyihorere arabyihorera. Amaze rero kubyihorera baratangira rero umugabo aravuga ati ngiye cyumvira kinzanye rero ndashaka ko tuganira mama wanjye ndakunda warambyaye ndakunda pe warambyaye bashiki banjye ndabakunda turavukana ariko mumbabarire mundekera umugore. Ejo ndimera kuza mukavuga ngo abana sabanjye mama yabivuze kera umugore wanjye akibyara ngira ngo ni black none this time around mushiki wanjye atunga umushiki urutoki wande wabivuze waraje wanjye mu rugo mu nzu y'wanjye n'umugore wanjye n'abana banjye batatu uratinyuka uravuga ngo abana ngo banjye ni ibinyendaro ngo abisi ibinyendaro mushiki wabaragurutse ngo ntago nabeshye ntago nabeshye baza mama ko uyu mugore wawe cyo gihe mbere kakugarangara twite igihe cyose yaramaze ko atari yaratwise se yifasha twita from nowhere iyi ndayitewe n'umunyeshuri biganaga ntago ayitewe nawe. Umugabo aravuga ati ngiye bano bana bibitegereze neza aba bana n'abanjye kuva kwino kugera ku mutwe. Uyu mugore arambwira ati n'ubu ngubu abana banjye mbabona ni papa wabo bose kare bahungu batatu bose. Urumva ati nta mwana ngira dusa mushiki w'icyo gihe ngo yaravuze ngo barasa avuga ati ariko kuri kw'Imana nta mwana ngira iwanjye dusa. Ibyo ngibyo ngo birarangira baratongana induru baratongana umuhungu wabaterura abana be barita basohoka barigendera basohoka ngo nyine agenda bavuga po ngo nzabavumye ngo nzakora ibishoboka byose ngo urwo ntizafate ngo ntiruzamere neza induru ziravuga karaba umva barataha bageze mu rugo umugabo abwira umugore ati rero umugore wanjye ndagukunda shobora kuba ntanaje kukwiteretera ashobora kuri mama wanjye ashobora kuteretera ariko I know I love you so much ni wowe mugore nkunda nta kibazo na kimwe uzagira nzaguhitamo uko byaba bimeze kose. Icyo gihe rero nyine umugabo wanjye twabanye neza nta kibazo twagiranye until abana bacu bageze imyaka 10. Bageze imyaka 10 rero umugabo wanjye byaje kuba ngombwa ko agira ute abura akazi. Abuza akazi bitangira ko ari nge wita ku rugo wita ku bintu byose nyine byo mu nzu nta n'ikintu byari bintwaye kuko umugabo wanjye mu gihe yari afite ubushobozi mu gihe yari afite buri kimwe cyose umugabo wanjye yanguriye imodoka nziza yampinduriraga imodoka umugabo wanjye yantuje mu mazu meza no mu ngumba ahantu heza iyo nzu ntabwo nyikodesha ndavuga ngo umugabo wanjye yari yarambereye umugabo mwiza yarandutaga ariko yari yarambereye fura tubana neza ari wa muntu duseka ari wa muntu dutongana bikarangira ari wa muntu umeze neza. Abana bamaze kugira imyaka 10 rero ikintu cyaje kuba mushiki w'umugabo wanjye yaraje asaba umutoya muri bo atari warandi wari waramututse yaje kumusaba imbabazi aramubwira ndashaka kusaba imbabazi ndashaka kubaho mbona abana mbere shangazi ndashaka kuba nyine amusaba imbabazi ibintu byose ariko bari bahuye ku kiro cy'uyu mukobwa mama we yarapfuye mama yarapfuye amaze gupfa bara ku kiro yaje nyine amusaba imbabazi aramubabarira batangira rero kubana akageza kumusura barabana nyine everything was perfect until umugabo we ngaje ngo nyine uyu mutantine atangiye kujyazana n'umukobwa umwe cyakora mananye akageza kumusura azanye n'umukobwa umwe bakamusura nyine atangira kubagira ite nyine amera nkaho yabonye inshuti uwo mukobwa nyine uwo mukobwa nijyamo umva ababene inshuti nziza no mushangazi rero umushangazi nyine akaza akamusura ariko nabonye ko ibintu byose amubwiye agenda akabibwira nde mama we na mushikiwe na mukuru hubwo
urumva kumbi wa mukobwa bazanye mu rugo agezana mu rugo no gupangira nde umugabo wiwe from nowhere yagiye kubona atabona umugabo we na wa mukobwa baririrwana barasohokana hehe na everywhere they are together. Ariko nyine wabifata nkaho wa mukobwa ari inshuti y'umuryango kubera n'ukuntu arabanye n'umugore we nyine yarabanye n'umugabo we bari babanye neza n'ikibazo na kimwe bari bafite. Umunsi umwe agiye kubona wa mushiki w'umugabo we araje ngahageze ngo barica nyine baraganira nyine baganiraga nk'inshuti amubwira ngo se ngo urabizi ko ngo kera ngo mama ageze kukubwira yego ngo kera mama ageze kukubwira ko ngo urugo rutazaramba ngo ugira ngo ndakubeshya wagira ngo arakubeshya ariko ngo kubera iki ngo kubera ko ngo twambika ishusho ko tuboniye umugore wa kabiri musaza wacu avuga umugore wa kabiri musaza wanyu tukirirwana musaza wanyu dukundana ngo yego nyine umugore ngo byaramutunguye cyane nyine yambwiye ati byese bintungura cyane ndikanda n'umushimwe cyo kuri abantu babayeho nabi aje aravuga ngo yego naratwaramuboneye uribuka kanaka twahoranaga hano ubu ntirirwana n'umugabo wawe ubu ngubu niba bari kumwe hano na hano urabizi ko atwite okay atwite iki inda y'umugabo wawe umugabo araseka nubwo ntabwo bishoboka ntabwo byakunda umugabo wanjye ntabwo yabinkora araseka ati shaka ko abakobwa ati bajya banga abanyabatari bazi ubwenge ngo ariko ni wo mukobwa w'umunyabutari wa mbere nabonye w'ikigoryi igicucu atasohoka arigendera kuva umunsi kugeza ngo namagingo nayo tarongera kumubona we mu rugo. Ati rero yaratwite inda y'umugabo we nyine umugabo yaratashye iryo joro ageze mu rugo bagiye kuryama umugore aramubwira ati ndashaka ko tuvugana iki uribuka ko umugabo nta kazi akigira kubona umwanya wo kwirirwa mu bagore ntabwo byamunanira aramubwira se ufite gahunda yo gushaka akazi aramubwira ngo yego ndi gushaka akazi arana se wowe akabonye yego umugore aravuga ati arafite abantu bakorana muri UN nyine b'abashoferi ahangata ariko ari ahantu na hano bari gushaka umushoferi kandi babemba amafaranga menshi muri UN muri Sudan. Umugore yabikoze agira ngo ashakire umugabo w'akazi noneho agende niyo kwirwana n'uwo kuko uganye navuze ati ntabwo nashaka nyine umugabo wanjye yari mukuru cyane nanamutinya mbona njye nayo tutanatekereza kimwe nubwo yankundaga ariko nabona gutatekereza kimwe agati niba mushiki yavuze bino bintu ndabizi neza kambeshya tabwo ngiye kashakira umugabo wanjye akazi umukobwa umushiki cyo kimara kwa Vaisa yicara ngo atangira guhamagara abantu arambwira ati nakibazo umugabo yaza muri Sudan nakibazo akaba hano no problem nothing akazi akakamushakira umva yaramaze igihe akora kumenyana n'abantu bafite amafaranga bashaka kumurangira ama connection n'ibyo byose ntabwo byari kumunanira. Umugabo akibyumva aramushimira ngo turakoze cyane nyine ashimira umugore bavugana n'uwo muntu ibiki ariko umugore anjye ngo mbere nyine umugabo ava muri hano ajya muri Sudan cy'uko yagiye mu nyari Bugande ajya kuvugana nande n'uwo muntu wagombaga naho hantu nyine wari kumushakira akazi nyine bafite ama connection n'ibiki byose ageze nyine baraganira arabimubaza aramubwira ati okay akazi nta kibazo man yageze mu Rwanda bamwiza contrat ya 5 years yo gukora muri Sudan for 5 years umenya ari Sudan cyangwa Centrafrique ni naho ngaho ko ari habiri ari mu mushoferi arangije waratahageze mu rugo rero akazi bamaze kukamuha yaraje ashimira umugore aramusomagura aramushimira ngo turakoze umugore mwiza urabona narindushye kubona akazi ngira rero ibintu byose cyane mugataye kuva rero wabonye akazi ikintu nshaka kubaza iki njye nawe dufitanye abana 3 yego uwo mushaka kongera kubyara aramubwira ngo ati ngiye umugabo aramubwira ati ngiye ngo ndabana atariko nyine umugabo ubona nyine ntagashaka aramubwira ati none se ko kanaka sister wawe yambwiye ko hari umukobwa wateye inda what's going on umugabo ati yabikubwiye ngiye umukobwa ateye inda aratsana ntawe aramubwira ati kanaka nagatwite inda yawe umugabo arabihakana aravuga ati reka kanaga ari byo aramubwira ati niba atari byo rero uzambabere ubwe mushiki wawe niba uramukobwa natwite ashobora kuba kubeshyira ko wamuteye inda abona nyine umugabo ari kubyirenza nkaho adashaka no kubyumva adashaka no guhamagara mushiki wiwe bukeye umugore ahamagara umuntu umwe nyine bari baziranyeho uziranye na wa mukobwa nyine urumva wa mukobwa araje baba inshuti ku buryo no kumenyana n'abantu baziranye nawe ngo ntabwo byari byoroshye. Umugabo nyine akimara kujya muri Sudan agitangira gukora araje ngo aramubwira ati waza kanaka ameze gute ameze neza
wa mukobwa rero wa undi bamenyanye kubera uwo nguwo atangira kumati aratwite ngo ari umugabo wamuteye inda, umugabo wamuteye inda ngo maze ngo ari na Marie nyine kwa kundi abantu tugira urugamba ariko baratuza umuntu wamuteye inda barambwiye ngo afite n'umugore sha ati cyakora abakobwa b'i Kigali yererere bra bra amubwira ibintu byinshi. Do understand? Anje umugore arabyumva agatera sara none umugabo aragenda yagomba kubanza kumara ukwezi akaza kugaruka kuko yagera kuri muri Sudan amaze ukwezi aza gutaha ageze muri famille karame kanze sheri urumva aramubwira sasa umugore wawe this aramubaza se bense gute mbwiza ukuri wa umugabo aragati nawe bigeze kamubwiza ukuri yego namuteye inda kubera nyine umugabo aramubeshya nawe arabizi ko umugabo abeshya atari ko yari inshuti ya sister wanjye nawe urabizi ibintu byinshi nyine arambwira wow umugore nyine baramurenga arambwira none se ufitiye gahunda ntayo abashaka ngo mushake nk'umugore wa kabiri ariko ntabwo nzi ukuntu nabigenza. Umugore arambwira sasa njyewe ntabwo mfite gahunda yo kurwana, uri umugabo wanjye ndagukunda ariko nyine wese ukuntu abagore batekereza ati ntabwo nyenza atandukana nawe ko atinda ku gasozi umukobwa wabyare namara kubyara nibikureba ibyo ntabwo bindeba ati nararakaye pe nicuza icyatumye mushakira akazi nicuza ubuzima bwanjye nicuza buri kimwe cyose ndavuga ati ariko niba ari I don't care nibikureba. Batangira rero kubana gutyo nyine bameze nk'abantu bahanganye from nowhere. Mama uyu muhungu urumva wabashiki babiri wa mukobwa ateye ndufite indigera hano imbere nyina w'uwo mukobwa n'abandi bantu bose abantu nk'icyarindwi ngo barabyutse wa mugore yarabyutse agiye mu kazi asanga abantu umuzamu yabafunguriye buzuye mu gipangu ni nk'abantu 20 atwa duteye umukobwa inda ida uramushaka cyangwa inonda ikuremo. Umugore ahagazaho biramurenga nubwo ntabwo bishoboka aravuga ati yaguteye inda ufite imyaka ingahe waraje nyigere nyine umugore ararakara byatari umugabo arangije ngo iwabo w'umukobwa aravuga tugomba kumushaka ufite amafaranga umeze neza usiga gukora amasafari nyine bavuga ibintu byinshi nyine. Wa mugore ngo aravuga ati sasa tiyoke mbere ibyo ngibyo nta kibazo namushake niba yashaka nibashakane. Yaragiye amaze kugenda aramubwira ati nyine numve wabo w'umuhungu wa Butare aramubwira afata inzu uzagenda ushaka inzu ushaka yo kugura n'ibiki byose ushaka ahantu waba ngenza kugura inzu genda ubamo ariko ntabwo bivuze ko ndi umugore wawe cyangwa ikindi kintu ntabwo bivuze ko ndi umugabo wawe. Naciye inyuma umugore wanjye byararangiye nabashiki banjye babiteye this ariko byararangiye kubona gutenda nuko nguko dani ibyabaye byarabaye nzakugurira inzu ugenda ubamo. Amubarangije amugurira inzu amaze kugurira inzu uwo mugore aragenda abamo n'ibiki byose. Umugore yari maze kubamo umugabo w'uyu mugore nyine ari kumbwira umugabo w'uyu mugore ntabwo yongeye kujya yasubiragayo iteka risiko yasubiraga yajyanaga nande n'umugore we yavuga ati Debbie umugabo wanjye naramuziritse yazaga mu Rwanda twabaga turi kumwe 24/7 ahantu hose ashaka kujya twabaga turi kumwe. Uyu mugore yansekera twabaga turi kumwe kuko njyewe ntabwo nabyaye abana 3 b'imanga ngo nzagende ngo babeho napapa bagira oya. Yavuga ati ngiye mugabo nyiramwihambiriye wa mukobwa akamamagara ndashaka ibi by'abana mbwa toya no kajya mamagara y'amaguru umugore wanjye urumva n'undi munsi arangije. Umunsi umwe rero uyu mugabo nyine ngo agiye kumusura asanga uyu mukobwa ari kumwe nyine uwo mama babyaranye ari kumwe n'undi muhungu bigeze ute umugabo nyine ngo araza bibwira umugore amwe ati nabonye ashaka afite sheri amubwira nta kibazo agize amerwe yashaka. Umugabo aratera ko azashakira mu nzu yanjye aravuga ati nzu ntago ari yawe sini yanjye sini ya mama sini y'uriya mugore ni uriya mwana yabyaye bafitanye umwana w'umukobwa ngo ufite nk'imyaka nk'itanu itandatu urumva ni uriya mwana wabyaye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero uko ni nkuri mese uyu mumara yandikira aramubwira Debbie ati ariko none ejo mundi byarandenze. Rero umugabo wanjye nyine yaraje amaze kuza turazana nyine tugirana nyine turi kumwe umugabo wanjye nyine sigakora icyo gihe yaravuye muri Centre Afrique araza ageze ahangaha biba ngombwa ko tujyana hehe ngo kureba umwana we iteka ryese bagiye ngo barajyana. Yaravuze ati umugabo wanjye ndamuzi naramufashe ngirane nazajya ntari kumwe nawe aragenda baragenda bagezeyo basanga wa Mabukwe nyine mama w'uyu mugabo we yaje gutuka wa mukobwa ngo inzu y'umwana we yashakiye mu ndi mugabo nyine amusanga na bashiki be ngo turagusohora bari kujugunya ibintu byiwe urumva. Arangije bahageze batajya nyine kubunga n'ibiki byose
guess what happened, wa mutipe washakanye na wa mukobwa yari yagize ubwoba aravuga ati uyu mugabo wimba ari we wabyaranye n'uyu mugore, urumva n'uyu mugore akaba ari we, umugabo akaba avuze ko ngiye kubana nawe nta kintu bitwaye, ariko umugabo nyine yasabye ko inzu nyine yaravuze ati inzu nubwo nawe kuguriye niyo uyu mwana, wowe n'umugabo we mugomba gushaka indi babi Butare, mugomba gushaka indi nzu. Nyina ati hoya niba yasokemo bayiduhereze, n'umwuzukuru wacu bayimuheze na mushiki we bose barahaguruka. Harana mushiki w'umwe abandi ngo ntabwo bari bahari, mushiki we wa undi muto nyine babane inshuti wamuzanye mu rugo rwe kugeraho atangiye kuryamana na musaza wiwe. Guess what happened, umugabo w'uyu mugabo w'uyu mukobwa babyaranye yaramusimbukiye ngo aramuniga aramukubita, induru ziravuga. Wa mumama atanye nyine umumama actually uyu mugabo nyine umugabo w'uyu mugore atangira kugira ute kujya gukiza mushiki we. Ajya gukiza mushiki we, uyu mukecuru aravuga ngo uri, atangira gutuka mu uri ndaya mwiyambe menya ngorerere ngorabo, atangira kuvuga ibintu byinshi. Wa mukobwa yavamo iki ngaramuzitura aramukubita. Noneho bongo bajya guhugira mu gukiza wa musista wa muhungu, wa mugabo w'uyu mukobwa yicaye ari gukubita ari guhondagura. Nago bazi ko wa mukobwa ari gukubita mama wa ati narabirebye tinarabibonaga pe, akavuga ati mukomeze murebaho mukomeze kwandire hariya bare kuri amukobwa mukubitire uyu mukecuru. Ati yaramukubise aramukubita, ati babandi bakiri gushisha, ati umuhungu ati umugabo wanjye agiye guhindukira abona nyina bari kumudunda, umukecuru imyaka 80 70 bari kumudundira hano mpagaze ndimo ndaseka. Ati umugabo wanjye yarandakariye, kuva icyo gihe umugabo wanjye yari twaratashye ngo uri umugome, ni gute ubona mama wanjye ari kumukubita kuri. Ati mama we baramukubise ajyana mu bitaro pe, umukobwa nyine yaramumugaje yaramukubise ajya mu bitaro. Ati uri umugome, nyine baje banamuzanye kugira ngo bamujyane kumuvuza. Ubu mama wabo yibera mu bitaro ararwaye, urumva. Ati uri umugome, ni gute ubona umuntu akubita mama wanjye kuriya ukigira nkaho nta cyabaye, kubera icyo umeze gutya ibiki n'ibiki. Aravuga ati ngewe mama wawe niyo nyine abayazana ibibazo byose dufite muri rugo. Mama wawe yambereye umuntu mubi, ngiye kubona umuntu umumpanira nta kintu byintwaye, nta kintu na kimwe byari bintwate. Ndageze nabibwiye mushitanye turabiseka nyine tubigira brage. Atari ko umugabo wanjye yarandakariye, sinzi ikintu nakora, arenda gusubira ku kazi. Ati nubwo yenda gusubira ku kazi nabuze ukuntu namusaba ibibazo, nabuze ukuntu nabimubwira kuko nyine yarandakariye, kuko natumaga nyine nabonye nyine namukubita ndahagarara nyine ndabyihorera nigira ngo nta cyabaye. Mwana mugina wa inama mubwire ukuntu yakongera agatama umugabo w'imbabazi. Ino story yaransekeje, ndaseka ndagupfa. So guys, that was the story. Happy Sunday to all of you. I love you so much. Bisu, bye bye.